Majyaruguru y'u Rwanda hari agace kazwiho imisozi miremire. Iyo misozi iri muri ako gace ni agace gatuwe n'abaturage bishimira uburyo hamezemo, kuko ni agace gafite ubwiza budasanzwe, kuko gafite amateka maremare no ku murage w'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ako karere mvuga nta kandi ni akarere ka Rulindo gaherereye mu majyaruguru y'u Rwanda. Ni tumwe mu turere tugizwe n'intara y'amajyaruguru. Rulindo izwi nk'ahantu hagiye hagaragara amateka umwami w'u Rwanda. Ku karere ka Rulindo kazwiho ubuhinzi n'iterambere ry'abaturage, dore yuko gafite imisozi myiza n'ibibaya byiza. Uko uyikubise amaso mu bibaya ubona abaturage bose bashishikajwe nuko batera imbuto kugira ngo batere imbere mu buzima bwabo. Rulindo iherereye mu majyaruguru y'u Rwanda, ariko ntabwo iri kure cyane kuko iteganye n'umujyi wa Kigali, kuko ikora ku mujyi wa Kigali. Ko kagace ka Rulindo kajyanywe n'ubuzima bw'abanyarwanda kuva kera, ntabwo bitangiye ubu ngubu, kuko kazwiho ubuhinzi, ubworozi n'ubucuruzi. Ariko ubwo bucuruzi akaba ari ubwo mu gihugu mbere y'uko abakoloni binjira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Utu turere twose twari tuyobowe n'abami. Mu bice bya Rulindo harimo ahantu hafite amateka y'ingoma y'ingabe ya Karinga. Karinga yari ikimenyetso gikomeye cy'ingoma y'ubwami. Aho hantu harimo Rwiri, Nturo na Cyungo. Aho hantu havuka mu murage w'amateka y'ingoma. Aka karere icyo kazwiho cyane ni ubuhinzi bw'ibiribwa, ibirayi, ibigori, ibishyimbo, imboga, harimo n'icyayi. Ahazwi nko mu murenge wa Kinihira, ahantu hazwi nk'ahafite uruganda rutunganya icyayi. Icyo cyayi kikaba ari mpuzamahanga kuko kijyanwa mu bihugu byo hanze, kikaba kiri ku isonga muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri aka karere ka Rulindo niho hazwiho ibintu byiza byinjira mu mujyi wa Kigali mu bijyanye n'ibiribwa, kuko ari akarere gafite ubutaka bwiza kandi bwera muri rusange. Dusubiye inyuma gatoya mu mateka y'aka karere ka Rulindo, ku ngoma ya cyami. Muri aka karere ka Rulindo kirahari hazwi Rwiri na Nturo. Iyo mazina aka karere kitwaga ku ngoma ya cyami, aho hari muri Cyungo. Aho amateka avuga ko hari igiti cy'umwungo, icyo giti kikaba cyaravuyemo ingoma y'ingabe ya Karinga. Cyari ikimenyetso gikomeye cy'ingoma y'ubwami bw'u Rwanda, kuko icyo gihe Karinga yabaye ikimenyetso gikomeye cy'ubutegetsi bw'ubwami. Kuva mu bihe bya kera kugeza ubwami buvuyeho mu mwaka w'1961. No ku ngoma ya cyami, aka karere ka Rulindo abaturage baho bari batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi n'ubucuruzi. Ibyo byose nibyo byagaragaraga muri aka karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru y'u Rwanda.